Mana turagushimiye ugize neza gushimira abakozi bawe ubahere umugisha muri uyu mwanya kandi twese tugirwe neza nawe tugushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu amen. Banje kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Munyemerere tuvuge ngo haleluya. Kandi mboneyeho kubifuriza umwaka mwiza wa 2023 uzababera umwaka w'agakiza no gutoneshwa n'umwami no kubakoresha ibyo butwara. Uburetwa buzamarwe no gusigwa muri uyu mwaka. Nishimiye ikaze ryanyu bayobozi b'itorero rya ADEPR ya Gikondo. By'ukuri mvuga ngo Imana ibaduhera umugisha kuba muzirikana umurimo w'ubwami bw'Imana, kwita kuzavutse n'izinyantege nke kugera ubwo nazo zahinduka izinyembaraga. Mwarakoze. Iyo tubona uko murera aba bantu n'uburyo mubitaho biradushimisha rwose. Hari ijambo Yesu yavuze rikomeye rihambaye cyane ngenderaho kandi nubaha mwivuga butumwa 28 Matayo n'umurongo nibaza ko wa 19 yavuze ngo mugende muhimbe abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza ku izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, musabwa ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Tuvuge haleluya. Yesu ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Irya mbere ryabanje mugende mu mahanga yose muhindure abantu bose kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Mugende Imana yatumyemo kuko yavuze ngo mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. None dore tuzi uyu munsi mwabatijwe, ubu muri ibiremwa bisha, ishyanga ryera, abana b'Imana isumba byose, ubwoko budasanzwe. Ubu Imana irabemera, ibasha kubahamya. Imana ntigihamya ngo batarabatizwa, na Yesu atarabatizwa abatubona Imana yamuhamije, ariko avuye mu mazi Umwuka wera yaramusamuzaho, bumva ijwi rivuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda ntamwishimira, namwe mumwumvire. Nimukomere Imana amashyi ko muri abana b'Imana. Uyu ni wo munsi Imana ibasha kubahamya ko muri abana bayo, ko mwavukanye na Yesu, mwahambanywe na Yesu, mwavukanye na Yesu, mukaba mubaye icyari mugisha. Ikindi numva nacyo nababwira, agakiza ni urugamba umuntu aba atangiye rwo kurwana n'isi n'umubiri na Satani, ariko mbafitiye inkuru nziza. Ibi bitatu murwana nabyo byose Yesu yarabinesheje, abyivuga hejuru kubw'umusaraba. Iyo duhagaze muri we tubinesha byose icyarimwe tukabitsindira hamwe.
nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo turi abatsinzi hamwe na Kristo, turi abatsinzi hejuru yo gutsinda, yaradutsindiye natwe tuzahora dutsinda. Ntimugire icyo mutinya. Cya kabiri, Yesu avuga ijambo ngo ntimugire icyo mwiganyira, ntimukongere kwiganyira nk'abadafite data, kuko ibyo mushaka byose ngo mubimenyeshe Imana mubisabiye mubyingingiye munayishimire ko yabaremye ikabarinda. Twayikomera amashyi ko ari data. Irindi jambo nabaha n'iryo Yesu yavuze ngo ko muri babiri ariko mukaba muzi guha abana banyu byiza, ngo ni gute so wo mu ijuru atazarushaho kugirira neza abamusabye umwuka wera. Imana yiteguye kubaha umwuka wawe, kandi Imana iruta zose ni ukubaha Yesu, ni ukubaha umwuka. Ntimwabura imyambaro yarabahaye Yesu, ntimwabura ibiryo yarabahaye Yesu, ntimuzabura uko mubaho Imana yarabahaye Yesu. Kristo arabiruta, yatumye imubaha, n'ibyo bindi byose izabibaha. Dore icyo musaba, nubwo dufite Yesu n'umwuka, hari imbuto z'umwuka Bibiliya ivuga zidusaba umuntu wese kwishingiraho burizi. Mwirinde ubwanyu, murinde imitima yanyu. Yohana aravuga ngo kuko umurezi wanyu Satani azerera, yarazereye ariko yarababuze, yarabatakaje. Mwishe muri Yesu mugumemo, azabarwanira, azabarengera kugeza ku munsi wa Kristo. Ibyishimo byacu ni tuzirata kubabona imbere y'Imana mwese tutabarutse muri abera n'abaziranenge mu bwami bw'Imana. Mwirinde ibibayobya, mwirinde ibibashuka, mube inyangamugayo muri Kristo kandi mube inyangamugayo mu itorero. Reka mbabwire iki munyumva, nimuhemukira agakiza muzaba muhemukiye Yesu mu bubambyo bwa kabiri. Cya kabiri, muzaba muduhemukiye igicaniro cy'ububyutse, muzaba muhemukiye itorero rya ADEPR. Muzirinde kubera Yesu, mwongere mugirire mwibuka kigoro twakoze, amajoro twara tubasengera, dutanga ibyacu. Ibyo nimubwire bizabatere kudasubira inyuma. Mboneyeho muri uyu mwanya nanone byo kuri iki gicaniro cy'ububyutse gushimira iyo mu ijuru ibagejeje ku ntambwe yo mu batizo. Uyu munsi igicaniro cy'ububyutse na ADEPR na Yesu turi batatu rwose turasa na Argentine itwaye igikombe itsinze Ubufaransa. Yes, muvuge ngo haleluya. Ubu twari mu kibuga kabisa dusekurana, isi y'umwijima ishaka kumenya ibyawe. Imana nayo igira ngo narabafashe, none uyu munsi igitego kirinjiye mu izina rya Yesu. Murabafashe mu buzima bwa kabiri, mubaye mwese muri Kristo. Satani yakozwe n'isoni, Satani yamwaye, mugendere muri uko kwizera n'ubwo buhamya mwahamije umwami Yesu. Icyanyuma cy'igicaniro cy'ububyutse twazanye impano twabemereye uyu munsi kugira ngo tubishikirize itorero ADEPR. Impano yabakirijwe hariya i Sodoma y'amamashini muzigiraho ubudozi, kugira ngo duhere ko
ndasaba umuyobozi ADEPR na mama hariya bakurikirana ubarera baze hano na Beti uwo twazanye dufite amamashine twababwiye 15 hano amamashine 15 amafaranga yayo tuyafite hano kugira ngo twebwe n'icyangiro deni rituveho by'ukuri icyo twemeye gikorwe. Mwarimu n'abandi bagiye kuzibaza basanze mashine iri muri za 80 kugura mashine, ni ukuvuga ngo harimo 1,200,000 bigura ayo mashine. Reka tuyibahe ry'igicaniro tuyifashe nabo n'itorero ry'Imana. Niyo impano twabemereye kuba mwaremeye kuva mu byaha byo kuba indaya, mukemera kuva mu businzi n'urumogi, mukavuga ngo tuyobotse Yesu. Niyo natwe twavuga ngo nubwo ntabwo dutunze birenze, ariko ibi bike reka turebe ko twashira urufatiro rwatuma mwiga kwibeshaho mukoresha amaboko yanyu n'impano y'Imana izabiri muri mwe. N'impano yanyu muyikomera amashyi mu izina rya Yesu. Ndibaza ko ari uko bimeze. Ibindi tuzagenda tubasura uko muri kwiga, tuzagenda tuvugana ibindi bisigaye twese ni ukubisengera Imana. Igicaniro na ADEPR iby'Imana izagenda dushoboza twese hamwe ku bwanyu. Icyo umwami azashaka kizaba ari ijo by'ukuri. Umwami nashima ko ari ibi, Imana ishima, niyongeraho ibindi, Imana ishima, ariko turizera Imana ko ari inyamaboko izabakoramo ibikomeye kandi izabashigikira. Hanyuma twari twabemereye ko nimubatizwa tuzasangira namwe byibura agafanta, byaba na ngombwa n'akanyama tugashiraho. Umugabo umwe naramukunze cyane, yazaga agenda yibuka ngo ko yakijijwe n'umugore we, agahita amutelefona ngo sheri ngusanga imbere y'umuryango nje kugufata tuje kwiyakira ko twahuye na Yesu, ngo turya akaburosheti. N'abashima ko bavutse mu mubiri barashima, nkanswa bavutse mu mwuka. Turajya gusangira kugira ngo twishimane by'ukuri, umenye ko ibyo twabasezeraniye tubasha kubisohoza uko twabivuze hamwe n'Imana yacu. Dushimiye itorero ADEPR, mwarakoze kurera aba bantu, muzakomeze mubarere. Gutangira ni byiza, ariko kubageza ku iherezo biraruta byose. Kwigisha ni ukwanyu, gukomeza ni ukw'Imana. Mukore ibyo mushinzwe, mubiteho, mubasengere, mubasabire, mugire gute, turebe icyo Imana izakora ku bwabo. Muhagarare nsenge isengesho ryo kubasabira ku mwami wacu kugira ngo ikiganza cyiza kizababeho, muzahore muhamya ibyo Uwiteka yakoze. Mana nyir'ibihe, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ngutuye ubu bwoko bwawe bwa kabiri. Shimwa ko bakumenye, shimwa ko babatijwe uyu munsi. Ndabagushinze mu izina rya Yesu. Yesu waravuze ngo data abo wampaye nta n'umwe yavuyemo ngo ngeretse umwana wo kurimbuka. Natwe abo twabwirije wadutumye ngaba turabakumuritse mu rusengero, tubatuye Uwiteka nyir'ibihe, tubagabije umwuka wera, tubatuye abamarayika, tubatuye Imana rurema, tubatuye itorero rya ADEPR. Mana ngo uzabarindira, ubahishe isi, ubahishe umubiri, ubahishe Satani,
bazahora ari abatsinze imyaka yabo yose, bagira ubuhamya mu isi, bahimbaza Imana aho abantu bose bazabatangara. Mu maboko yabo meza niho tubashize ngo barinde kandi baragire, ntihakave n'umwe utazabasha kugera mu maso y'Imana. Urakoze gitare kubazi, urakoze kubarinzi kandi bakomeje. Icyubahiro kibi cyawe none n'ibihe byose kubwa Yesu umwami wacu, Mwuka wera baragira iteka. Amen, amen. Mubwire ngo felicitation, felicitation wabatejwe. Yes, murakoze, Imana ibagirire neza, turabakunda cyane. Yesu ashimwe cyane. Dushimire abakozi b'Imana guturuka mu gicaniro cy'ububyutse, ibiterane bikomeye bitandukanye bagenda bakora, kandi ntabwo babikora ngo bigwizeho abayoboke nk'uko amadini n'amatorero atandukanye abikora, ahubwo babikora kugira ngo bagure ubwami bw'Imana. Bagure ubwami bw'Imana ni intumwa, ni kugenda